Imana yahaye umugisha abagore. Imyanya yacu ifite agaciro ku bagabo bose. Bimeze nka zahabu twibitseho ubwacu. Ubwo se gute najya kuryama indi shonje kandi mfite igitsina cyanjye? Usana se Sharon ni umunyarwandakazi wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga uzwi ku izina rya Jacky. Iyo wumvishe inkuru ze usanga atandukanye n'abandi bantu bose bamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga, kuko ubwe yivugira ko yakuriye mu buzima butoroshye, n'ubuzima bwari buboshye. Yavukiye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko, yakuze ari imfubyi. Iyi ngiyi buri rwose itagira umubyeyi n'umwe, bivuze ko yarezwe n'abandi babyeyi batari ababyeyi be, kandi murabizi umwana wundi abishya inkonda. Jacky uyu mubona ntiyabonye uburera akiri muto, kandi igiti iyo kitagoroye kikiri gito kivamo imbaho z'imbabari. Nshatse kuvuga ko mu gihe abandi bakobwa bakura bifuza kuba bamubera rugo, Jacky uyu nguyu we yahisemo kuba kibakwire, ngo umubiri we niwe uzamutunga. Mfite amaryo, mfite ipunani, urumva ameze neza, ndashaka isahono niyo gold. Siwe gusa, kuko iyi ngeso ya mene mbone mane ayihuriyeho n'abandi bakobwa benshi, ndetse bamwe bagenda bayishyira ku yindi ntera. Nka Isimbi Noeline yabonye bidahagije ahitamo gukina filime z'urukozasoni, izi ngizi porono za nyazo. Avuga ko igitsina ari kimwe mu bice by'umubiri kigomba gukoreshwa kandi kikabyazwa umusaruro. Niba kikwinjiriza, it's business just like any other business. Isimbi ikwera ibintu mani ndamwubaha ko yananze mu gakino, sibyo? Kandi boro nkora binda gusa nk'ibye. Kuba njyewe nakora staff nkaziriya nago mugenderaho, ariko simvuze yuko ndamwubaha mani, kuko ni mukuru wawe ushakora nk'ibintu. Ntabwo rero njyewe wambwira ngo igitsina ngo ibiki ntabwo rwose byumva. Ngo 50 ngo iyo ndaya ngo murumuna wayo ngo karana nyina ngo karana kibyara. Ngiye gushira price cyawe. Mugiye kucyerekana se? No, I'm just like saying like my body, like how much. You never judging, you never go fair or not fair. Come back to my YouTube channel. Ikaze nanone hano kuri YouTube channel yanjye. Amazina yanjye ni Isimbi, kandi ndabizi ko mwamaze kumenya icyo ngiye kuvugaho, kuko byose bisobanura kubera titre y'iyi video. Turi kuvuga ibijyanye na anesexy experience, cyangwa experience yanjye mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ikorerwa mu kibuno. Mureke nanjye mbaye ikaze hano. Tugiye kuganira ku mwuga w'uburayi ukorerwa kuri internet cyangwa internet prostitute. Yego, ndi sex worker, ariko cyane nkora online, cyane kuri Tinder na Instagram. Nkorera hagije yo gutunga abana banjye. Ndi single mom. Turaza kwifashisha Jacky, Isimbi Noeline, Jihad ndetse na DJ Brian n'abandi benshi cyane, harimo Teta Nice. Ndi mwiza yes, ariko sinkunda isutiye. Simunda kwambara isutiye. Rero ntago nzanye nambara kandi. Isutiye tumujye kwa muganga uti iribere ryanye ni muri bara. Kubera si. Cyarimo kiravuga ngo kasuku yarakira nakishuri. Nyakunda iby'ubusa ntabwo bazi ko akarakazi abantu bakora iki. Sisi mpamvu abantu bafite iyo mentality yo gusuzugura umuntu ngo ngo ni indaya, ngo indaya ubundi indaya ni iki? Internet prostitute ntekereza ko mu buryo nabisobanura ari nk'uburaya bukorerwa kuri murandasi cyangwa se kuri internet. Professional yose buri kazi kose kagira iki? Kagira inzego. Why not kumfite igitsina cyanjye, kumfite umubiri wanjye, kuki ntawe ucuruza nyine ukama amafaranga bitangoye. Abo ubwabo bivugira ko umuco bahisemo kuwurambika hasi, maze bakegura imyanya yabo y'ibanga bagatangira kuyibyaza umusaruro. Abanyarwanda bitwaza umuco, ariko wowe uje umuco atari ushize imbere, ushize imbere yawe imbere. Sibyo ra? Oya nta umuco byo ngibyo. Tutagiye kure bamwe mu aba bakobwa bumva yuko igihe bashaka imibonano mpuzabitsina bashobora gutera intambwe ya mbere bakisabira abahungu, bakababwira ngo tubikore. Yewe byaba binasaba ikiguzi bakemera kugitanga, ariko bakaba bagera ku byo bifuza. Ngewe niyo nshaka nanjye nshobora kuba nanjye nshaka gukora ibintu pe, ndagusaba. Nkabona nshoboye kukwishyura, nakwishyura. Ntabishoboye nikomereza. Mu kwiregura cyangwa ushyigikira umwuga wabo, bavuga ko babitewe n'urusobe rw'ibibazo bagiye banyuramo mu buzima bwabo. Mwese mu buzima bwanjye, nta muntu utazi ubuzima bwanjye mu Rwanda, sibyo?
Jacky ibintu yavuze ni ibintu famiye z'abanyarwanda zikorera abana abafamiye zacu zo mu Rwanda zirera abana batari ababo. Ibintu badukorera ni bimwe, amagambo atubwira amagambo mabi, amagambo mabi adukomeretsa, urumva oya nibyo yewe nibyo nanjye niko nakuze, niko mwese muzi interview nakoranye na musaza wanjye, urumva. Jacky wavuga ko yatagiye kunywa ibiyobyabwenge agamije kwiyahura kera akiri muto cyane. Isimbi Noeline we mu gushaka urwitwazo ajya kure akavuga yuko yakuranye trauma, ngo yakuze ababyeyi be batamwihanganira, batamureka ngo yishimire gukora imibonano mpuzabitsina nk'abandi bana. So for me I grew up with a trauma kubera ko nahora nkurirwa karakana mukazatwara inda, karakana kazabyara kazakarasita ibiki. So nkurana trauma yo kutaba open ngo nanjye enjoying sex nk'abandi bana, kubera iki gihe muri kano gahe nabyara niyo trauma mfite yuko nimbyara kandi uzamberera. Mama yarambwiye ngo nimbyara sinzamuzanire, masi yarambwiye ngo nimbyara ntuzanzanire, nutwara iyo sida ndakurwaza. Ibi bituma nibaza mwebwe nimba aho mwakuriye ababyeyi banyu cyangwa abavandimwe barabemereraga kwinjoyinga imibonano mpuzabitsina. Mu Rwanda ni igihugu ntigeze mboneramo ibyo nakwiye kuba naraboneyemo ndetse nk'umwana cyangwa nka citizen of this country. Nta rukundo, nta mu rugo, nta babyeyi, ntaki. Ababyeyi barahari ariko ntabwo nigeze mbagira mu buryo buri mental guidance and everything. So I had to become responsible for my own family and how to take care of them instead of them taking care of me. Uyu we yavumbiye ikirombe cya zahabu, afite zahabu ngo agendana hagati y'amaguru ye, ngo iyo zahabu agomba kuyicuruza akayibyaza umusaruro. Aha bor niyo zahabu ubu ngubu igezweho. Hehe ntago mbora Reba kwenda aho nayobya. Aha niko aha ku masura yacu Imana ababyeyi bacu baduhaye akagenetike twezo ntabwo dufite ibizubi bwataraye ngo ibitamu. Dore ko Noeline wavuga ko yumvishe inkuru ya Jacky agahitamo kumuhamagara amusanga ibwota Masimbi aho azunguriza amagara ngo amuhe link nawe atangira asarura agatubutse ngo areke kuba indaya yiciriritse itagira passport. Aho yamwohereje ubutumwa bugufi kuri WhatsApp amubwira ati nabonye ikiganiro cyawe nsanga ubuzima bwawe busa n'ubwo naciyemo, ahubwo mbwira ngo eshwa diru. Yakomeje amwaka amafoto agaragaza ubwambure bwe nuko ateye kugira ngo yereke abakiriya ako kaboga gashya yiteguye kubatumiriza mu Rwanda kagashipingwa muri Rwandeya. Ndarambwira ati nyohereza amafoto yawe yuko uteye. Njyewe ntago kamabwiza ukuri, ntago abakobwa benshi bajya bambwira Simbi tubwira uko ibintu bikora, tubwira uburyo bibi. Njye nkubwiza ukuri ntago njya mbeshya. Niba wumva ushaka akazi njye nkubwira uburyo ukora akazi. I'm not there. Oh shit. I told her to send me her pictures. Hashize ibyumweru bitatu. Ibi byose bikaba byarabereye kuri Instagram live y'uwitwa DJ Brian na Jihad, aho bari bakurikiwe n'umubare w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi batari bake, harimo n'abana batujuje imyaka y'ubukure. Ni inshingano zanjye kandi ni n'inshingano zawe n'undi munyarwanda uwo ari we wese kurinda umuryango mugari nyarwanda, cyane cyane kurinda abana. Ibi ndabivugira ko hashobora kuba hari abana bakurikiranye ibi biganiro bakaba bakumva ko ikibazo cy'ubushomeri kigiye gukemuka kandi bitabagoye nko kudepoza, bityo bakaba bashaka imbuga zaba bakabahereza ibyo bisabwa maze nabo bakabinjiza mu mwuga. Jacky wabuze akazi. Jacky ndakubaza wabuze. Jacky ntashaka kurinda amafoto muri social media ukajya mu kazi wabuze. Jacky ntashaka. Gusa Jacky wavuga ko aho kugira ngo bamucuruze ubwe we yakwiyanika maze akicuruza. Gusa nubwo avuga ko uno munsi adakina porno nka mugenzi we, yemera ko nawe byamubaho kuko ubuzima burahinduka kandi ko ateye neza, afite ikibuno kinini ndetse n'ibere rinini mbese riryohera benshi. Ikindi kandi aba bakobwa ntago bakikoza kenda k'imbere, akangaka kazwi nk'ikariso rikareka ntibabikozwa. Have you ever left the house without an underwear? Every time. Iki ni ikiganiro kiri kubera hagati y'abari babiri aho bari kubazanya ibibazo bigiye bitandukanye cyane cyane biganisha ku busambanyi. You already have tattoos, but which other like special part of your body you want to have another tattoo?
like very special ariko ntabwo ndabitekereza atatu cyangwa piercing. Oya Piercing no. Nanjye twende gutekereza ku rurimi ariko kwera ko mu rugo nyine ntabwo ari mu rugo bw'iki ariko nyine ntabwo byaba bigaragara neza. Yari nabona ukabona ku mukondo. Njye ndashaka gufumura ku mukondo. Ufite umukondo umeze nk'akaromba ntabwo byakunda ushobora kunyegeza. Nshaka gusa ntabwo. Njye ndashaka gufumura ku mukondo ariko ndashaka gutegereza ngo yakore ubwo nashonye. Uzi ukuntu biryana n'ubwo njye mbona abakobwa bapfumuye ntabwo biryana. Ndabona abakobwa bapfumuye umushiti wanjye wapfumuye. Ni kenshi na kenshi ujya mu tubari mu bukwe cyangwa se n'ahandi hahurira abantu ukahasanga abakobwa bambaye ubusa rwose, bambaye ubukanzu bugufiya ndetse n'abambaye ubukanzu n'indi myenda ibafashe, ukabona imyanya y'ibanga yabo yishushanyije miragaragara isa nkaho iri inyuma neza iri ku gasozi. Umva nk'ino story yabaye kuri Isimbi Noeline ubwo yajyaga mu kabari yambaye ikanzu ngufi, ibintu bye byari biri hanze nawe ubwo arabyivugira like the whole thing was out. We uko ari igihe nigeze kujya mu kabari nambaye ikariso urumva none nambaye akakanzu kagufi cyane noneho nkajya nshaka kwimunya mu mujyi kuko ari igihe nicaraga noneho nakwicara nyine and yes like my whole thing was out. Hari na bimwe bagenda bavuga ukaba wabura neza nube wamenya ngo ibyo bintu bisobanuye iki, kuko aba bantu bafite terime za gihanga mu bijyanye n'ubusambanyi. Do you prefer to give or receive during sex? Ever head receive Iki kiganiro cya Teta Nice na Isimbi Noeline ni ikiganiro kirekire aho bagiye baganira ndetse banungurana ubumenyi mu bijyanye n'uburyo bakoramo imibonano mpuzabitsina. Nkanga bari bo baraganira ku kijyanye no gusakinga cyangwa konka. Simwe nagiye najyaga mbona navuga reka nkori ukaza ibintu nakoze noneho n'ibiryo narebye kugaruka like none hari abantu bafite gag reflex hari n'abantu niyo yakira ikintu kingana n'ukuntu agashobora kugira ko umuntu ushaka kuvuga. Nanjye ntabwo nabo bakobwa barusha no kumira ntabwo naroka hari nk'ako gashobora kumira nk'ifoto ryose ntabwo ushaka kugera nigeze kugerageza nanjye. Ibiganiro by'ubusambanyi bikorerwa kuri Instagram live na YouTube, icyo mbitekerezaho nuko mbere na mbere ntago ari byiza kuko ni ibintu nyine bidatanga ubutumwa bwiza mu isura nziza muri societe. Ingingo y'135 mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano byabyo iteganya ku byaha by'urukozasoni igifungo cy'umwaka umwe kugeza ku myaka 2. Uyu Isimbi wamenyekanye muri 2018 ubwo yinjiraga mu marushanwa ya Miss Rwanda, nubwo bitamuhiriye yemeza ko byamubereye inzira imugeza ku nzozi ze. Ikindi kandi uyu mukobwa kimwe n'abandi batari bake ibyo gushaka umugabo niba bikozwa. Gushaka byo ntabwo nzashaka, nta n'umugabo rwose nshaka. Naho ubundi byabana n'iki? Nta mugabo nari nashaka. Nta mugabo ashaka. Yego sinigeze ngira boyfriend uretse ko nta n'uwo nkeneye. Sinjya ndyamana n'umuntu kubona. Bakunze gukoresha amagambo yo gutesha agaciro no gusebya igitsina gabo, abo babagereranya n'inyamaswa. Gusa nanone ukibaza ngo bicuruza kuri bande nimba kuko ari uko babitekereza. Ibi ntago bindeba, gusa icyo nzi cyo nuko ntibikwiye. Ntabwo ibi ngibi bikwiye kandi bigomba gucika burundu bikagenda buheriheri nk'amahembe y'imbwa. Isimbi Noeline mu buryo butunguranye nagiye kubona mbona upostinza amafoto uvuga ko wakoze plastic surgery. Mu bihugu byo banza bakora umwuga w'uburaya bakunze kwibagisha bizwi nka plastic surgery, aho bongera cyangwa bakagabanya bimwe mu bice by'ingenzi by'umubiri birimo igitsina, amabere, amabuno, bagamije gushimisha no gukurura abagabo. Mu Rwanda harimo aburira indege bakajya gushaka iyo serivisi mu bihugu byo hanze nka Nigeria, South Africa ndetse n'ibindi bihugu byo mu Burayi. Ariko ibi ntabwo bikorwa n'abakobwa gusa, kuko hari n'abahungu bamwe na bamwe bagiye bavugwaho kuba barikoresheje ibi ngibi. Abenshi muri bo ni abakora akazi ko kugaragara ku rubyiniro. Umwe mu bantu bibagishije umubiri hano mu Rwanda dore ko yihinduje amabere, uburyo abisobanura avuga yuko ngo ari akantu bakata ngo mwibere
ibere ryaguye bakaba bakuramo zimwe mu nyama zaguye bagacomekamo ibindi bintu byitwa implants kuko ntabwo bahita bakubitamo implant ibere rinini kandi ryaraguye like n'ubundi ryakomeza rika ariko haba hari na nuza na ese nakubwira ngo kira hari nk'ukuntu wenda ubushaka ari nk'umuntu ubushaka nk'ibere riri full hasi nuvuga ngo riguye nikiguyeho gato ariko riri full rifatika pana kabere kaguye kameze nk'agashumi. Hirya no hino muri Afrika hakomeje kwiyongera umwuga w'uburaya cyane cyane ukorerwa kuri murandasi. U Rwanda rukaba ari rumwe mu bihugu bifite umuvuduko wa internet uri hejuru cyane, bigatuma abantu benshi babasha kubona murandasi ku buryo bworoshye. Ari nayo mpamvu itangazamakuru cyane cyane rikorerwa kuri murandasi rigomba guhabwa umurongo wa nyawo, amazi atararenga inkombe. Aha harimo kuba hagenwa umurongo ngenderwaho w'abanyamakuru ndetse n'aba influencers bakorera kuri izi mbuga nkoranyambaga, cyangwa se kuba twafunga zimwe muri website ndetse na social media zitagendera ku mahame nk'aya y'umuryango nyarwanda agakwiye kubugenderaho, zifite indangagaciro na kirazira zihabanye n'iz'abanyarwanda. Ibi twabikora kubera ko n'ibindi bihugu turi ku muvuduko umwe w'iterambere byarabikoze kandi bitanga umusaruro. Andavugamo Ubushinwa, Ubuyapani, Korea ya ruguru ndetse n'ibihugu byo muri Europe nk'Uburusiya. Murakoze cyane. Umuntu who made the first million on OnlyFans, abakobwa bakoreza miliyoni bagura amamodoka, ariko byagera muri Africa especially mu Rwanda ngo nyinyi